ibyo ngibyo rero kubyakira biragoye kuko kugira ngo abana bashakane nibarangiza batandukane ni ikigeragezo gikomeye, ni ikintu kibabaza imitima y'ababyeyi, ariko nanone bigomba kubaho. Hari igihe bashakana imico yabo kugira ngo bazayihuze bikabagora, ariko byose bikaba bikomoka kuba kwihangana k'urubyiruko kw'iki gihe kuragoye, kuko ababyeyi ba kera bo bashoboraga kwihanganirana kandi bakabana bakazasazana, ariko za divorce zirimo kuba muri iki gihe cyane ku batoya barimo gushakana ni nyinshi, ni ukubasengera cyane kandi ni ugutanga inyigisho zihagije, ababyeyi bakajya bagira igihe cyo guhura n'urubyiruko rugiye gushaka bakabaganiriza, ndetse n'abari mu ngo bubatse nabo bakajya bagira igihe cyo guhabwa amahugurwa kugira ngo turebe ko ingo zagabanyuka gusenyuka. Divorce ni nyinshi rwose, birababaje, biteye n'agahinda. Buriya rero bajya baca umugani ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanishe. Uriya Beni bashobora kuba barananiranwe, ariko uyu musore mushyuje akazamubera igisubizo cy'urukundo rwe kandi bakazarwubaka rugakomera, ndetse turanamusengera ngo abe ariko bizagenda. Nimbangukira gutabara urakoze cyane shaka. Uriya musore waje nimbangukira gutabara. Oya, ibyo turabisengera rwose, azaze ari umukunzi yahawe n'Imana atari uwo nguwo. Kandi bizacamo rwose, turabyizera neza, kuko ntabwo gusenya bivuga ngo niko kugendera gutyo ngo n'undi uzashaka muzasenya. Oya, ntabwo ariko biba bimeze. Iriya aba ari gahunda y'Imana. Buriya uwa mbere ntiyari uwe. Rero biriya bintu biba kuri ba Nyambo na ba Miki nuko ari abasitari, biriya biba ku bantu benshi, ariko ntabwo umuntu mukundanye bivuze ko ari wo muzabana. Rero kuba Miki yarakundanye na Regis ntabwo ari itegeko ko bari kubana, kandi niba na Nyambo yarakundanye na Titi Brown ntabwo byari itegeko kubana. Hari ukuntu umuhungu mukundana ukabona hari ingeso afite kandi ukabona iyo ngeso ntagateze kuzayireka. Rero iyo mubwiye kabiri gatatu ikisingikunda uramureka ukajya gushaka uwo muhuje ufite imico ukunda. Reka gushimire cyane kanongeye ngweze kaze wabashaka na subscribe kuri Big Town TV. Ngiye nitwa Professor Cyucyu, uyu musono tujye kubona mu kiganiro nkuko muri kubibona kuri big screen zanyu, nicaranye n'umwe mu bamama beza bari kubikora neza mu ruganda rwa cinema, ndetse n'umukobwa we mwiza cyane yemeye ko bazana mu ruganda rwa tuzafatanya urugendo mpaka tugezeyo. Ibyo mvuga ndabeshyara cyangwa ni ibyanyabyo? Ibyo uvuga ni ukuri. Ibyo mvuga ni ukuri. Yego, ninde tugiye kubana mu kiganiro? Mbere na mbere ku mama. Mugiye kubana na Nyiransengiyumva Patricia. Yego. Umwe mu ba mama bari kwitwara neza muri filime zo mu Rwanda. Yego. Batorejwe kwishyiga. Yego. Kwa Mama Nick. Nawe uri ukomoka kwa Mama Nick? Yego. Nawe uri wo kwishyiga? Ndi wo kwishyiga. Yego. Umukobwa we nawe reka tumwakire. Sister mwiriwe neza? Mwiriwe. Umeze neza? Jya uvuga cyane birijyana meze neza. Iyo bavuze umwiza utagira inenge bawumva ari iki? Barumva ari umukobwa mwiza. Umwiza utagira inenge. Barumva ubwiza ari ku mutima. Bumva ubwiza ari ku mutima. Ego, kaba umuntu mwiza ku bantu bose. Yego. Barumva ariyo nenge baba bavuga. Nta muntu n'umwe mugirana ikibazo, kurya ahantu hose hatambuka bakuvuga neza. Uretse ko nta muntu ushimisha abantu bose. Yego. Uyu munsi wa none nawe uri umukinnyi wa filime uri kuzamuka, muri make wazanye na Mary wawe, uravuga reka dufatanye urugendo rwa filime cyangwa se rwa sinema tuzamurane. Ndababaza kino kibazo utabeshye, kuki mwemeye kuza nk'umuryango mukabatirika twese tujye muri filime nyarwanda? Twabiganiriyeho mama wanjye nyine nawe numva arabikunze, nyine twese twisanga tubikunze nk'umwana na mama. Tuvuga reka tubikore
wenda tuzagenda tubona support yego kandi support turi kugenda tuzibona ziturutse kwa mama Nick tunamushimire cyane na mama wanjye ndabizi nagaravanga atamuvuzeho atamushimiye yego rero uri kugenda dusupportinga yego reka nongere mbaze mama mama urabona ibi bintu byo kujya muri filime nk'umuryango ntacyo bibangamira nka famiye gukina filime nyarwanda ntacyo bibangamira ku muryango nyarwanda rwose ahubwo harimo inyigisho nyinshi yego yaba ari ku babyeyi yaba ari ku bana mbese bituma umuntu ashirika ubwoba bwo gutanga inyigisho impanuro ku rubyiruko impanuro ku banyarwanda impanuro ku babyeyi bagikeneye kurera mbese ni ikintu cyiza cyane gukina filime yego ubundi nabitangiye numva benshi bakemanga ngo ababyeyi ngo bajya muri filime ugasanga baravuga ngo ni urwego rwo kujya kwiyandarika ariko ndagira ngo mari impungenge rwose abareba filime mari impungenge abakunda filime bashobora nabo kuzaza bakiga bamara kugira ubumenyi bakabikora babikunze bakabikora ari akazi gatuma bagira ubuzima bwiza ntabwo gukina filime ari urwego rw'uburara ahubwo ni impano ikubyarira byinshi nawe ukazabasha kwibeshaho n'umuryango wawe ntacyo bibangamiye rero ku muryango nyarwanda ntacyo bibangamiye no kuri famiye no kuri famiye yacu yego abantu benshi bagiye bakumenya muri filime cyane cyane nka filime ya Mia wagaragayemo ukina uri mama Mia uyu munsi wa none ukaba urimo uragerageza no kugenda ukina mu yandi mafilime menshi agiye atandukanye mu minsi ishize habayeho inkundura n'intambara cyangwa se n'amagambo menshi agiye avugwa mu itandukana ry'umukobwa wawe ndetse n'umuhungu bakundanye witwa Ben wowe ku giti cyawe iyo wumva hari ibibazo biri ku mwana wawe nka Mia ukumva atandukanye n'umusore ndetse bigateza ibibazo mu bafanizi babo cyangwa se mu bakunzi babo ni ibintu wakiriye gute ni ibintu wafashe gute nk'umubyeyi ibyo ngibyo rero kubyakira biragoye kuko kugira ngo abana bashakane nibarangiza batandukane ni ikigeragezo gikomeye ni ikintu kibabaza imitima y'ababyeyi ariko nanone bigomba kubaho hari igihe bashakana imico yabo kugira ngo bazayihuze bikabagora ariko byose bikaba bikomoka kuba kwihangana k'urubyiruko kw'iki gihe kuragoye kuko ababyeyi ba kera bo bashoboraga kwihanganirana kandi bakabana bakazasazana ariko za divorce zirimo kuba muri iki gihe cyane ku batoya barimo gushakana ni nyinshi ni ukubasengera cyane kandi ni ugutanga inyigisho zihagije ababyeyi bakajya bagira igihe cyo guhura n'urubyiruko rugiye gushaka bakabaganiriza ndetse n'abari mu ngo bubatse nabo bakajya bagira igihe cyo guhabwa amahugurwa kugira ngo turebe ko ingo zagabanyuka gusenyuka divorce ni nyinshi rwose birababaje biteye n'agahinda hari abantu benshi cyane bavuze ko byagoye umukobwa wawe Mia kubyakira ndetse no kugira ngo wenda abashe kongera kugaruka ko agiye kongera gusubira mu busingo no kongera ngo abone undi muhungu bazongera gukundana bakanavuga ko byamuteye depression abeje bavuga ngo agiye guhagarika akazi abane ngazananuka ariko uyu munsi wa none twabonye hari undi musore yamuritse bari mu rukundo nka mama Mia wabyakiriye gute wabonye ko uwo musore nawe ashobora kuzatanga umusaruro cyangwa se ashobora kuzatenguha umukobwa wawe nk'uko Ben yamutenguye buriya rero bajya baca umugani ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanishe uriya Ben bashobora kuba barananiranwe ariko uyu musore mushyuje akazamubera igisubizo cy'urukundo rwe kandi bakazarwubaka rugakomera ndetse turanamusengera ngo abe ariko bizagenda kuko sibo ba mbere batandukanye kandi umukobwa yakongera yakwitwara neza akongera akabona umugabo mwiza ari byo byabaye kuri Mia
kuba yarongeye agahita akundwa ni uko buriya bashimye imyitwarire ye. ariko hari igihe ngo abari abasore ngo profitira mu kavuyo ngo yabonye ngo ari umusore warangaye aravuga ati nanjye bagira nkagafatirana kara kavuyo ari amarira ari kurira nkayamuhoza. Hari nabyo ushobora kufata wenda nibyo biri kumuzana wa musore ngo wasanga buri ari gufatira mu cyuho. Bavuga gufatiye n'igihe bibavuga ngo biba byiza cyane. Nimbangukira gutabara urakoze cyane shaka. Buriya musore waje nimbangukira gutabara. Oya ibyo turabisengera rwose azaze ari umukunzi yahawe n'Imana atari uwo nguwo. Kandi bizacamo rwose turabyizera neza kuko ntabwo gusenya bivuga ngo niko kugendera gutyo ngo nundi uzashaka muzasenya. Oya ntabwo ariko biba bimeze. Iriya aba ari gahunda y'Imana. Buriya uwa mbere ntiyari uwe. Ariko uriya turatekereza ko azaza ari igisubizo cy'urukundo rwabo bakazubaka rukazakomera rwose. Hamwe no guhabwa inyigisho z'ababyeyi akaganirizwa. Reka nongere mbaze umukobwa wawe nanone harya wavuze ko witwa Sara. Yego Sara, urabona ko uri mushya muri sinema, nibwo uri kuzamuka, nibwo uri kugerageza kugenda uzamura talent yawe cyangwa se impano yawe kugira ngo abantu bayimenye. Ese ntabwo utekereza ko guhuza filime n'akazi kawe usanzwe ukora mu buzima busanzwe bishobora kuzatuma hari icyo akazi kawe kazangirikaho? Urakoze, ariko akazi kanjye ntabwo kakwangirika. Akazi kanjye nkora nkakora amasaha makeya. Ndumva nta gukina filime ntacyo byakwangiza ku kazi kanjye. Yego, biyanze bikunze ufite bakuru bawe wagiye wigiraho bakubanjije muri sinema wagiye ubona, uyu munsi wa none ni nkande mukinyi utekereza kuvuga ngo nkunda ibintu akora n'uburyo mubona? Igitsina gore cyangwa igitsina gabo? Igitsina gore. Fabiola nkunda ukuntu yakitinga. Namukunze mu filime nayirebye 2015 amarira y'urukundo. Yego. Harano nakunze Fabiola. Ndamukunda cyane, ndongera mukunda muri filime ya Keramana ari umuzimu, noneho hari yaho nayisenere akena ari umuzimu. Yego. Haraho yaranyemeje no muri zino filime zo kwa Jolie. Kwa Jojo, sorry. Nyine Fabiola ndamukunda cyane. Buriya nazabona ino video azabibone ko mukunda. Yego. Nkongera nkakunda n'intare y'ingore. Sinabura kukubaza, uje muri uruganda rwa filime uri umukobwa, kandi hakomeye kuvuga ko buriya ngo abakinnyi b'abakobwa baza mu ruganda rwa filime bahura n'inkundo nyinshi ndetse zikarangira zinasenyutse. Wenda turaza kwifashisha tuvuge na duhere nko kuri Nyambo yakundanye na Titi birangira ajyanwe n'undi muhungu, uwitwa Miki akundana na Regis birangira atwawe na Aga, uwitwa Mia akundana n'uwitwa Beni birangira ari kumwe n'undi muntu. Twagiye twumva abantu benshi cyane bagenda bakundana inkundo zabo zigasenyuka. Ese uyu munsi we ntabwo utekereza ko ushobora kuzahura n'ibyo bibazo ugasanga nawe urukundo wari ufite rwari ruri hirya ruhuye n'ibibazo kuko waje muri sinema ugahura n'abandi bazagutwara uko bashaka? Urakoze. Rero biriya bintu biba kuri ba Nyambo n'aba Miki nuko ari abasitari, biriya biba ku bantu benshi. Ahubwo bo nanjye niyo nzira ndi kuzamo, ariko ntabwo umuntu mukundanye bivuze ko ari wo muzabana. Se nkundaye n'umuhungu agapfa kandi ndacyari mutoya sinakundana n'uwundi. Kimwe nk'uko ubyaranye n'umuntu atari itegeko ngo mubane. Rero kuba Miki yarakundanye na Regis ntabwo ari itegeko ko bari kubana. Kandi niba na Nyambo yarakundanye na Titi Brown ntabwo byari itegeko kubana. Hari ukuntu umuhungu mukundana ukabona hari ingeso afite kandi ukabona iyo ngeso ntagateze kuzayireka. Rero iyo mubwiye kabiri gatatu kisingikunda uramureka ukajya gushaka uwo muhuje ufite imico ukunda. Ushobora kuba ukunda umuhungu akaba anywa inzoga kandi utabikunda ugasanga aricyo kintu mupfuye. Rero nanjye kuba mbyitezeho bishobora kuzambaho, ariko nanjye nabyakira kandi nta n'ikintu bitwaye. Yego. Ni iki kintu kimwe utakihanganira kuri mama wawe? Kuri mama wanjye ikintu ntakwihanganira kuri mama wanjye ni ukubona yagiye mu bandi bagabo. Yagiye mu bandi bagabo ntabwo nabyihanganira, cyangwa se
kumva ko yagiye nko mu bapfumu se no kumubona yasinze ari kwiyandarika ntabwo nabyihanganira. Ni iki kintu kibi umuhungu mukundana yakora ugakomeza ukamukunda? Kibi? Kimwe kibi? Ikintu kibi yakora ariko ugakomeza ukamukunda? Gusa urumva namukunda kandi yaba ari kibi. None se bavuze ko ibintu bibi abantu basana kuzabana mu byiza no mu bibi. Ikintu kibi yakora ugakomeza ukamukunda? Nshobora gukundana n'umuhungu akanca inyuma, urumva ari ikintu kibi ariko yansaba imbabazi. Kuko nta muntu utanyerera ngo agwe mu ikosa, kandi twese dufite umubiri. Yanankubita ariko umuhungu wawukubise rero nabyo umva ejo n'usanga nyine yakongeye ugasanga nyine mwazitemanye. Ariko umuntu wese yagukoreye ikosa yakagusaba imbabazi wabyihanganira. Yego. Reka mbaze Mary wanjye nawe. Mami karame, ni ngiki kintu umukwe wawe yakora ukumva umukobwa wawe wajya kumukurayo? Ikintu cya mbere yakora nkaba najya kumukurayo, yego, nuko yaba amugaragariza ko atamukunda, ahora amutoteza, amukorera ihohoterwa, amukubita, amutesha umutwe, amutesha agaciro. Icyo gihe biba bigaragara ko atamukunda pe, namukurayo. Ariko ari bya bindi akora wenda by'irari, iyo ni ingeso umudamu ashobora kwihanganira, kuko umubiri urashukana. Ariko habaho kuganirizwa akaba yanahinduka. Ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo umugabo ngo ajya mu bandi bagore kugira ngo bipfe gusenya urugo, ntabwo ari gutyo gusa. Keretse atamenya umubyeyi, umudamu we atamenya abana be ngo abagaburire, abambike, mbese akora inshingano z'abagabo, cyangwa se amubuza uburenganzira kuba wenda atagira akazi. Nabyo buriya bijya bibangamira abadamu. Ariko bubahana, bakundana, niyo yagira utwo duco two hirya inyuma yihugikana, habaho kuganirizwa. Yewe. Nsoza ikiganiro, uramutse ufite umwana w'umukobwa afite imyaka 17, yego, bakamutera inda bitunguranye akabikubwira, ni iki kintu cya mbere wabanza gukora ukimara kumva iyo nkuru? Ikintu cya mbere nyumva iyo nkuru, nasaba RIB tukajya kumupimisha, twasanga twite, ubwo ngubwo ni ugufata wa muntu wamuteye inda, kuko aba yateye inda umwana utarageza igihe, aba ari mineri. Icyo gihe agomba guhabwa igihano cy'igifungo. Hari abantu benshi bagiye kuvuga ko gufungisha umugabo bigira ingaruka ku mwana umugore azabyara. Hagati yo kugira akatirwa imyaka 25 no kumureka akagerageza gukomeza ari hanze kugira ngo yite kuri wa mwana, wumva icyo bagifite umumaro ari iki? Keretse abisabiye imbabazi. Ariko nta mbabazi asabye, yamuteye inda gutya ngo yamushutse, yamushukishije ubuhenda abana, mbese yamwinejejeho, ntanamukurikirane, ntiyigaragaze. Icyo gihe agomba gushakishwa, RIB ikamufata, agafungwa, agahanwa, agahabwa igihano, kuko aba yafashe ku ngufu, aba yamukoreye ihohoterwa. Ntabwo umwana w'imyaka 17 aba yari yakamenye kwifatira imyanzuro. Ariko aramutse abisabiye imbabazi, akemera icyaha, akemera ko umwana yabyara, akamufasha kurera wa mwana, umwana akaba yahabwa uburenganzira, agasubizwa mu ishuri, nta kibazo. Hari ikintu cyabaho umwana wawe yagukorera ukamunaga hanze cyangwa se ukamujugunya ukamwirukana mu rugo rwawe? Yego. Nk'igiki kimwe cyonyine? Iyo umwana yigize ikihebe, atesha umuryango umutwe,
aza akarwana akamenagura ibintu akaba nk'ibiyobyabwenge akaba mbese akora ibintu bitandukanye bidahuje n'amategeko ya leta y'umuntu witwara neza mu gihugu. Ibyo ngibyo ni ya mvugo y'Abanyarwanda. Iyo yanyoye ibiyobyabwenge ugomba kwitabaza ubuyobozi bukamujyana mu kigo ngororamuco. Hari ibigo ngororamuco kandi umwana iyo yagorowe ari muzima ari uko ari ikigare yagiyemo ashobora gukira akazavamo umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza. Dusoza ikiganiro nihe message wagenera ababyeyi bagenzi bawe abantu bari mu kigero nk'icyawe nk'uruganda rwa filime niba nabo bakisangamo? Ababyeyi rwose bangana nanjye cyangwa bari hasi yanjye ndabakangurira kuba bagana iki gikorwa, iyi mpano mbese niba bafite impano koko yo gukina filime, kuko ntabwo ari ugupfa kumva ngo Mama Nike ngo yakinnye filime ngo nawe ngo upfe kuza ngo uje gukina filime utabikunda. Mbere na mbere ugomba kubanza kubikunda ukumva ko ari impano yakwigwaho bakakwigisha ukagira ubumenyi ikaba yakubyarira umusaruro. Ababyeyi rero b'Abanyarwandakazi binjire mu ruganda kuko gukina filime ni byiza. Uyu mubyeyi Mama Nike twamufatiyeho urugero, yatubereye umubyeyi mwiza kandi inyigisho zitangirwa muri filime zubaka Abanyarwanda, zubaka urubyiruko, zubaka ababyeyi ndetse n'abo mu mahanga bazireba. Hari byinshi bibigisha. So reka tubashimire cyane kandi mwakoze kwitabira ibiganiro byacu, n'ubutaha tuzabahamagara tubazaho uruganda rwa sinema rugeze naho rubagejeje ndetse n'ibyo muri kugenda mukuramo. Yego, natwe turabashimiye kandi uyu murimo mukora Imana ikomeze ibagure, namwe rwose mukomeze mukuri. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ciao.